Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbahereze ikaze mu makuru agezweho aya masaha. Reka nizere ko mumeze neza cyane rero aho muherereye ariho hose mu bice bigize igihugu cy'u Rwanda, Iburasirazuba, Iburengera bwaryo, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, twongewe n'umujyi wa Kigali. Twizere ko mwese mwaramutse amahoro. Hanyuma namwe mutwumva muri Ibujumbura, namwe tubahaye ikaze mu makuru ya mu gitondo agezweho. Hanyuma nawe twumva uri muri Kenya, tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Hanyuma nawe uri muri Mozambique ndetse n'andi agiye atandukanye hirya no hino ku isi, namwe turabasuhuje kandi nyine tubahaye ikaze. Hanyuma ubwo mumeze neza, nanjye meze neza birumvikana. Ubwo rero ngarutse mu makuru agezweho aya masaha, ngiye kubabwira byinshi bigiye bitandukanye, bimwe mu byazindutse bitangazwa. Nanone kandi tugaruke no ku makuru yeje ku mugoroba. Bertrand Bisimwa, umuyobozi cyangwa se umuvugizi mu bya M23 mu bya politike, umunsi w'ejo yagize atya akoza ibaba muri wino arandika, maze ku rukuta rwe rwa X ahuzuzaho amagambo atari meza adashimishije ku gihugu cy'u Burundi. Avuga ko umuturage wa leta y'u Burundi usabye kwinjira muri mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'ama 23 ubwo bimusaba visa. Batabatangira kuvuga ngo balkanization irabaye, ati kera kabaye M23 ishinze igihugu cyayo kigenga, kubera ko batangiye gushyiraho imyanzuro ndetse n'ibisabwa kugira ngo winjire mu bice biyoborwa n'izi nyeshyamba z'ama 23. Ibi rero bikaba bisobanuye ibintu bibiri, hagati yo kuba bagiye gukora balkanization cyangwa se bagiye ari uburyo bwo kurinda ibice bigaruriye, by'umwihariko babishyiramo umutekano. Akaba ariyo mpamvu basabye ibyo byose. Gusa umuturage utuye u Rwanda n'ubundi biramusaba zino mpapuro n'ubundi za CPGR n'ubundi bari basanzwe bahabwa, ndetse n'umunya Uganda uturutse muri Uganda, urumva ko bo biracyoroshye cyane. Ariko uturutse mu gihugu cy'u Burundi tayari biramusaba visa kugira ngo yinjire mu bice bya 23. Ariko nanone umaze igihe wabonye zino mpapuro za CPGR mbere y'amezi 6, uyu nguyu agiye kujya yemererwa kwinjira. Ariko umuntu uri kuzishaka ubu ngubu biramusaba visa kugira ngo atembere mu bice by'inyeshyamba za M23 zigarure. Ngira ngo birumvikana ko nyine ibintu bitoroshye habe na gatoya. Tayari balkanization ishobora kuba igiye gukorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Munyemerere ibi tuhite tubijyanirana n'amakuru azindutse agezweho. Ingabo z'u Burundi na Wazalendo rwambikanye tayari bari kurasana ku bwishi. Ibintu byabaye bibaya sana. Ninkubwira ngo byabaye bibaya sana, uze kunyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, koko byamaze kuba bihindura isura. Inyeshyamba z'ama 23 ziri mu kazi gateye ubwoba, bari gukora iyo bwabaga kugira ngo barebe niba bashobora kwigarurira n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko utuberamo nyine urugamba hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero munyemerere n'amakuru yacu twite tunayatangira, nta mpamvu yo gutinda cyangwa se gukerererwa. Uriya gutinda mu makoni si sawa. Ndagira ngo ngewe mitena nayatangira Andregt none ahangaha. Hanyuma nyine mbanze mbasobanurire ibitero biri kubera hitwa Shabunda ni Nyabaki ni Gatiki. M23 ese yabigiye koko gufata Kamituga cyangwa se M23 babagiye kuyambura Warikare nk'uko Abazalendo bakomeje kugenda babitangaza ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye. Byo rero ugiye kubyumva neza cyane 5/5, hanyuma unabisobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. N'amakuru rero akomeye cyane. Uyu munsi turi na 3 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2025. Tugarutse mu makuru yacu ya mbere agezweho ari kuvugwa hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Je nitwa Pacifique, ni kuri Mwiki Official. Nta kindi kintu nagusaba usibye gukanda subscribe kugira ngo utazagicikwa n'amakuru n'ibiganiro nzajya ngenda nkugezaho umunsi ku munsi. Hanyuma rero muvandimwe wacu, wowe uduteze amatwi, ndagira ngo ntize iminota itarenze 15 banze nkusobanurire aya makuru nari maze kukubwira mu mpfunyapfunya. Rero munyemerere twinjire, hanyuma amakuru yacu tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye amakuru y'ukuntu hari ijambo yavuze rigakomagura icyitwa Ababiligi. Rigakomagura Ababiligi, yarababwiye ati ntago ari ngombwa ko umwanzi wawe akwanga nawe ngo umwereke ko umwanze, ahubwo we mwangisha ibikorwa byawe. Ibikorwa byawe biba ari byo bituma nyine akumenya neza uri we. Yaravuga ati rero
nge ntabwo njya cika intege kuko abantu bamvuze, ahubwo abamvuze ngerageza gutuma bacika intege bitewe n'ibyo nakoze. Ubu tuvugana rero nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nyuma yuko bagiye bamutangaza amakuru menshi kandi agiye atandukanye mu bihe bigiye bitandukanye, n'ubundi ndakubwiza ukuri ko uyu munsi Ababiligi bwo bagize gutya batangira gusa n'abagaragaza yuko ibyo bakoze byose ari byo mwitangazamakuru nyine ari bisanzwe biri aho ngaho, hakwiye kugaragara hadakwiye kugaragara cyangwa se hadakwiye gucamo icyo kingana uko nguko. Ni mu gihe nyakubahwa perezida Paul Kagame yambikaga umudari cyangwa se go nibyo niko bimeze. Umubirigi n'ubundi wari wakoze cyane avuga ati buriya bakoze bakwiye ibihembo byabo kuko baba bagize gute, baba bakoze nyine. So hanyuma munyemerere wenda iyo nkuru tuyiveho, ndaza kwigarukaho mu buryo burambuye mu kanya gatoya. Mbanze mbihereye inkuru iri kundya cyane, iyi nkuru ishyushye, iyi nkuru y'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho rero kuri ubu nakubwira ko nyine ibintu byamaze guhindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni amakuru akomeye cyane abanzinduye muri aya masaha. Hanyuma inyeshyamba z'ama 23 mu duce tugiye dutandukanye hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari amakuru nakiriye mu kanya gatoya gatambutse avugwa hano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uti bimeze bite rero? Itariki za vuba ahangaha muze kunyemerera, ni tariki za vuba ahangaha ejo bundi rwose tariki ya 29 nibwo inyeshyamba z'ama 23 zinjiraga mu duce tugiye dutandukanye twano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mama 23 yakomeje kugenda ikora iyo bwabaga kugira ngo ibe yarinda ibice n'ubundi by'umwariko bituwemo n'aba baturage ba hano mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwariko mu bice birimo nka teritwari ya Shabunda, teritwari ya ni teritwari ya Walungu, yego, akaba kandi na teritwari ya Mwenga ndetse n'iya Fizi. Izi teritwari zombi kuri ubu zamaze kwinjirwa n'inyeshyamba z'ama 23. Gusa igitangaje ntibarafata santere zazo cyangwa se ibiro bikuru bya teritwari kugira ngo mu buryo bweruye bibe byagira gute zahinduka n'ubundi tumwe mu duce n'ubundi tuyoborwa n'izi nyeshyamba z'ama 23. Ngira ngo birumvikana ko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubona ko nyine zino nyeshyamba za 23 zo nta kwihangana ziba zagize, kandi mu gufata ibice ni ba number 1 ku bwishi. Baba bakora iyo bwabaga kugira ngo nyine utwo duce twose bagende bagira gute batwigarurira kandi mu buryo bworoshye kandi bwihuse. So ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Gusa amakuru ndi kubasha gukurura nuko M23 hano kuri Satere n'undi ya Warungu baharaye kabisa, ngo baraye bahikinze ijoro ryose muri iki gitondo rero, ngo bakaba bazindutse bakora operation. Sinzi niba bari buyifate, niyo mpamvu mpabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ndagira ngo tubijyaniranye nuko Kamituga bivuga ko intasi z'ama 23 zamaze kwinjiramo kandi mu buryo bweruye, mu buryo bugaragarira buri wese. So ngira ngo n'aya makuru nayo wari uyakeneye ku bwishi ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So ngira ngo ibyo nabyo wabyumvise neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Gusa nyine bimaze gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Izi nyeshyamba z'ama 23 ziri mu kazi gateye ubwoba, abona ko nyine ziri kugenda zikora iyo bwabaga kugira ngo zibe zafata n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye by'umwariko tuberamo urugamba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku mutekano ndetse politike ndetse na diplomasi. So ubwo munyemerere mbanze mbabwire ko ahitwa Nzibira ubu tuvugana hugarijwe n'ibitero bikomeye cyane karundura bya drone ndetse na Sukhoi. Angaho bari kugenda baga bitero n'undi simusiga kuri zino nyeshyamba z'ama 23. Ibintu rero akubwiza ukuri ko bitoroshye yabe na gatoya, bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
Hanyuma andi makuru akomeye cyane namaze kuba mbategurira ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abazarendo bakomeje kurasana ku rwego rwo hejuru cyane. Ni hano muri Bwegera, Ruvungi ndetse na Gatogota. Ahangaha rero aho abasirikare b'u Burundi bari kugerageza kugaba ibitero kuri M23, hanyuma umuzarendo ati mwe mwitonze ntago ari ku rugamba rurwanwa, abandi twitwe turi abasirikare ntago mwebwe mutwigisha kurwana. Amakuru mfite nuko ngo umurundi warwanaga ngo yarwanaga avuga ngo inchi yetu, ngo bikaba byari bisobanuye ko igihugu nyine tayari ngo abarundi barakigarura. Umuzarendo aravuga ati mwe muje vuba none mushatse no kwigarurira igihugu cyacu, niyo mpamvu bari kurwana ku bwishi. Ubona yuko bari kurasana nyine biteye ubwoba. Ahangaha M23 yihagarariye ku musozi iri kurebaga filimi ivuga ati mumarane nta kibazo n'ubundi ntacyo mpomba, bitewe nuko ari umuzarendo ni aduyi, ari umu FDNB nawe ni aduyi wabo. Bivuze ngo aduyi bari gukubitana, ibyo ntacyo bibatwaye, bagomba kwicara bakabirebera. Gusa igitangaje nta M23 iri gukongeza cyangwa se ngo ibe yamenamo nk'akantu ibe yabarwanya ibafatiranye, irabihorera bakabanza bakarwana ubwabo, hanyuma nyine M23 ikaza gufatanamo nabo ari uko bamaze kugira gute gusozanya. Ngira ngo icyo nacyo muri kucyumva ni ibintu biba byakomeje kugenda bifata indi ntera. Ibi byose rero bikaba biri kuba uyu munsi, nyuma yaho ku munsi w'ejo bari kugerageza ibitero, n'ubundi navuga ko ari ibitero karundura cyangwa se ibitero karabutaka, babigaba ku nyeshyamba z'M23, ariko byose bikabangira bitarasoza. Ngira ngo birumvikana hitwa Tema, mu Ngwengwe ndetse na Kawezi, utu dusatere twose amakuru ndi kwakira nuko turi kugabwaho ibitero ku bwishi ndetse n'inyeshyamba z'M23. Ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. So hanyuma rero mukunzi wacu, wowe shuti yakadasoka, ndagira ngo tuvane hano muri Sud Kivu, hanyuma twinjire muri Kivu ya ruguru. Tubanze duhere mu mujyi wa Goma, duhere kuri Bwana Lawrence Kanyuka. Uyu rero akaba umuvugizi wa M23 mu bya politike, ndetse ni nawe ukunda gutangaza amakuru ndetse n'amatangazo niyo bisohoka byanditseho. Uyu nguyu ku munsi w'ejo nibwo agira gatya yikoza kuri X, agira ibyo yandikaho. X ni yahoze ari Twitter nyine, hanyuma arandika aravuga ati abaturage baturuka mu gihugu cy'u Burundi kongera kwinjira mu bice twigaruriye, ati rwose bizajya bibasaba visa, ati nta visa nta kwinjira. Hanyuma wowe uturuka mu gihugu cy'u Rwanda biragusaba ibisanzwe ni CPG n'ubundi nk'igikoresho kimaze imyaka nyinshi gikoreshwa, ati ukinjira kuko we nta kibazo tugirana. Hanyuma abaturuka Uganda nabo nuko nugukoresha impapuro zisanzwe za CPG, bakaba bakinjira hehe hano muri Kongo, by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba. Ahangaha rero bamwe batangiye kuvuga ati balkanization tayari ishobora kuba ibaye, abandi baratangira ati ni uburyo bwiza bwo kurinda umutekano barindira umutekano ibice byabo bigaruriye, naho gukora balkanization byo ntibishoboka. Ati bashaka gufata igihugu cyose. Sinzi rero ngo biraza kuba bigenda bite. Reka rero nkomeze ngende mbikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya nze kuza gukomeza kugenda nyabagezaho kandi amakuru aza kuba atomoye. Tubanze twigire mu mirwano, ibyo byose bya Lawrence Kanyuka mu kanya ndaza kubigarukaho. Amakuru rero akomeye mbazaniye ari kuvugwa hano muri Masisi nuko hari ibitero bikomeye cyane byagabwe kandi nanone n'abazarendo, bakaba babagabye kuri M23, bakaba rero babigabye mu kanya gatoya mu saa 11 za mu gitondo, saa 10 zishyira saa 11, aho rero bari bagerageze gutungura inyeshyamba z'M23. Nakayabo k'amafaranga yishyuwe na leta ya Kinshasa yaremewe nta nubwo aranatangwa, ngo agomba guhabwa umuzarendo wese uzagerageza kutuma M23 ibura balansa cyangwa se ibura nyine uburyo, ngo bakagomeza kugenda babagabaho ibitero kandi karundura simusiga kandi mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bigaruriye. Ibiro bikaba byakomeje gufata indi ntera. M23 nayo nk'abasirikare cyase nk'abarwanyi babigize umwuga, barwana kandi bazi icyo barwanira, bazi strategy zose zishoboka bakoresha bagakubita bano bazarendo, kuko nko kuri uyu munsi masaha mu gitondo mu bice bigiye bitandukanye bigize territoire ya Masisi haramukiyemo ibitero Shuma, aho rero bano barwanyi ba M23 bakomeje kugenda bakora operation z'umwijima, by'umwihariko
by'umwihariko bagamije gushakisha icyitwa Wazalendo ndetse na FDLR. Hanyuma kandi tugaruke ku gisirikare cya leta FARDC, inkuru nziza kandi itangaje. Mama 23 bayisenye ikiraro cya Mpeti bacyubaka mu minsi itarenze 3. Ubu tuvugana bakirangiza kucyubaka, Wazalendo basirikare ba leta FARDC bahise batangira kwinjira mu bice bya za Mpeti. Ubu tuvugana ruri guhinana, bakagira bati urwishigishiye ararusoma, ko bari bagiciye bari bunyurehe. Mama 23 itubaka iki kiraro ntago basirikare ba FARDC bari kwinjira. Ibi rero bisobanuye ko M23 niyo yizize. Ubu tuvugana bari kwirasaho ku rwego rwo hejuru cyane, ngira ngo ibyo bintu byose biri kumvikana. Ahantu rero byamaze gufata indi ntera ni hano muri teritwari rubundi ya Warikare, by'umwihariko mu gace ka Pinga. Ku kibuga cy'indege cya Pinga hazanywe intwaro nyinshi zishoboka zigiye kujya zikoreshwa kuri Mama 23 babarasa ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo rero birashoboka. Hanyuma rero kankushimire wowe wafashe umwanya wawe ukumva iki kiganiro ukabukirangije. Nge nitwa Pacifique, ni Wiki Official. Dusubire mu kanya gato kari imbere.